Urwandiko rwa kabiri rwa Petero. Rwandikiwe amatorero amwe n'ayo Petero yandikiye urwandiko rwe rwa mbere, kandi birashoboka ko rwandikiwe ahantu hamwe i Roma. Petero yari amaze kumenya neza ko agiye gupfa bidatinze, kandi ibimenyetso dufite bishingiye ku rwaranda rwa mbere nuko Petero yishwe n'abategetsi b'Abaroma ku ngoma y'umwami w'abami Nero. Bityo uru rwandiko rukora ku ijambo rya Petero asezera. Atangira agaragaza ikiduhiga nyuma ya byose, ko abigishwa ba Yesu bagomba kuba abantu badahwema gukura. Hanyuma ibi bikurikirwa n'imiburo ibiri ya nyuma ku mubare urushaho kwiyongera w'abigisha bononekaye babi by'abakristo bo muri ayo matorero. Icya mbere, kubw'imibereho yabo yononekaye, n'icya kabiri, kubw'iyobokamana ryabo rigoramye. Muri uru rwandiko rwose Petero avuguruza ibirego abo bigisha bamuregaga we n'izindi ntumwa, kandi intego ya Petero yari ukugarura icyizere no gushyira ibintu ku murongo muri aya matorero. Nuko Petero ahera ku kwibutsa aya matorero ko muri Yesu Imana yegereje abantu guhinduka bafatanya nayo muri kamere yayo bwite, ni ukuvuga gusangira n'Imana ubugingo buhoraho n'urukundo rwayo, ikintu kirenze ubwenge, kandi bisaba ko tugira icyo tubikoraho igihe cyose tukiriho. Kwakira impano bivuze kwiyemeza ko ugiye kwitoza kugira imico n'imyitwarire imwe n'iranga kamere y'Imana ubwayo. Aha Petero aduha ibintu birindwi byo guharanira, kandi icya nyuma gikubiyemo kikanaruta ibyo bindi byose ni urukundo. Nk'uko Yesu abivuga, bivuze kwita ku mibereho myiza y'abandi utitaye ku buryo babifata cyangwa icyo bigusaba. Dukurikije uko Petero abivuga, gukunda no kwifatanya n'Imana mu buzima bwite bwayo. Hanyuma Petero avuga intego y'uru rwandiko: ruzakora nk'urwibutso rw'inyigisho ze zishobora guhabwa ibiragano bizaza, kuko atazaba akiriho ngo bitange ubw'igihe kirekire. Nuko rero mbere y'uko apfa, yifuzaga gukemura izo nzitizi n'ibirego by'abigisha bagoreka inyigisho za Yesu n'intumwa. Petero ahera ku kuvuga ku kirego kigarukwaho n'abantu bo muri iki gihe n'abo mu gihe kizaza bashidikanya, bavuga ko we n'intumwa bahimbye ibi byose bivugwa ko Yesu yazutse mu bapfuye kandi ko ari umwami w'isi, ko mu by'ukuri Yesu atazagaruka umunsi umwe. Nuko Petero atanga ubuhamya nk'umuntu wiboneye n'amaso y'ibihe bikomeye byo guhindurwa kwa Yesu ku musozi. Ibuka inkuru muri Mariko ku mutwe wa 9. Intumwa zabonye Yesu ashyirwa hejuru nk'umwami, kandi kuzuka kwe bisobanura ko ari muzima nk'umwami, kandi ko umunsi umwe azagaruka gutabara isi yacu. Bityo kugaruka kwa Yesu mu gihe kizaza azanye ubwami bw'Imana bizasohoza ibyo ibyanditswe bya kera byose byagiye byerekezaho kuva kera. Amagambo y'abahanuzi bo mu isezerano rya kera si ibintu by'ibihimbano, ahubwo binyuze muri aya magambo y'abantu yanditswe binyuze no muri Yesu umuntu, Imana ubwayo yavuganye natwe. Hanyuma Petero akomerezaho akuraho ibikangisho bizanwa n'abayobozi bononekaye mu itorero, kandi yibanda no ku bindi atemeranwaho nabo. Icya mbere, abo bigisha bahakana igitekerezo cy'uko hazabaho urubanza rwa nyuma, ubwo Imana izabaza abantu bose ibyo bahisemo. Kandi uko guhakana niko gutuma abigisha birengagiza inyigisho ya Yesu ku byerekeye amafaranga n'imibonano mpuzabitsina, kubera ko babona indamu nyinshi iyo bigisha mu nsengero, tutiriwe tuvuga ko basambana. Ariko Petero yibutsa abasomyi ko Imana ishobora kandi izahangana no kwigomeka mu butabera bwayo. Yibutsa ingero 3 za kera ubwo Imana yabikoze. Atangira akomoza ku by'abana b'Imana biri mu Itangiriro 6, nk'uko bisobanurwa mu gitabo cyo muri icyo gihe cy'Abayuda cyamamaye cyitwa Henoke wa mbere. Henoke wa mbere kivuga ko abana b'Imana ari abamarayika bigometse barenga umurongo, maze baryamana n'abagore, bizanira urubanza rw'Imana. Hanyuma Petero avuga inkuru y'umwuzure wo mu gihe cya kera, hamwe n'inkuru y'i Sodomu n'i Gomora. Muri buri nkuru habayeho kwigomeka kwatumye Imana ibacira urubanza. Ariko Petero akagira ati, Imana buri gihe yabaye iyo kwizerwa ikiza abantu bayo, akoresha n'inkuru ya Loti nk'urugero. Hanyuma Petero ahuza izi nkuru za kera n'imibereho yononekaye y'abo bigisha. Nabo bashishikazwa n'amafaranga n'ubusambanyi, basuzugura ubutware bw'Imana, kandi batuma abandi bantu batekereza ko Imana ititaye ku byemezo birebana n'imyitwarire. Avuga ko bigisha ubutumwa bw'umudendezo wa Gikristo, maze bakawukoresha nk'urwitwazo rwo gukora ibyo bishakiye. Iyi akaba ariyo mpamvu Petero nyuma mu mutwe wa 3 akomoza ku nzandiko za Pawulo. Bisa naho ababigisha bagoretse ubutumwa bwa Pawulo buvuga ku byo kubohoka muri Kristo, ariko uwo si wo mudendezo Pawulo yashakaga kuvuga. Ndetse Petero asobanura neza ko ababigisha mu by'ukuri badafite umudendezo. Uko biri nuko ari imbata zira ry'imibiri yabo, kandi kuba ari abakristo bituma ibintu birushaho kuba bigayitse, kubera ko kuba bazi inyigisho za Yesu bituma bakagombye kuba bitwararika kurushaho. Bahindutse iciro rya wa mugani wa kera ugayitse ngo imbwa isubira ku birutsi byayo, kandi ko ingurube yuhagiwe isubira mu byondo. Hanyuma noneho Petero avuga impamvu ituma ababigisha bahakana iby'urubanza rwa nyuma. Bavuga ko ibiragano by'Abimana bikomeza bihita bikagenda,
ariko ntibabona isohozwa ry'ibyiringiro byabo. Iryo sezerano ry'uko Yesu azagaruka ririhe? Petero asubiza yerekana uburyo uko guhakana ari ukutareba kure. Aravuga ati, reba hirya no hino muri iri sanzure ritangaje dutuyemo. Kuba turiho bisobanura ko hari uburyo mu gihe cyahise ijambo ry'Imana aricyo ryakoze mu buryo butangaje bwatumye mu busabusa havamo ikintu, kandi byari mu kavuyo rikabishyira ku murongo, kandi Imana ishobora kongera kubikora. Bityo rero ikibazo cy'ingenzi ni iki? Kuki Imana itinda? Nyamara Petero atwibutsa ko uburyo abantu twumva igihe ari igiheka cyane. Ibihe birambuye Imana ikoreramo ntabwo bihura neza n'imiterere y'igihe cy'ubuzima bwacu bugufi cyane. Ibi bihe birambuye ni ikimenyetso cy'uko mu by'ukuri Imana yihangana, kubera ko buri kiragano gihabwa amahirwe yo kumenya ubwikunde bwacyo, kikicisha bugufi no kwihana imbere y'Imana igira ubuntu. Kandi ubuntu bw'Imana buzasohoza iyi nkuru ku munsi w'Umwami. Aha Petero abihuza n'umuvugo wa gihanuzi wa Yesaya na Zefaniya, basobanura ko umunsi w'urubanza rw'Imana ari nk'umuriro ukongora. Petero avuga ati, ijuru rizavaho kandi sitoike izashongeshwa n'umuriro. Iri ni ijambo ry'ikigirika ahari ryerekeza ku bintu bifatika. Bibaye ari uko, byaba bisobanura kuyoyoka kw'isanzure, cyangwa byaba cyane cyane bivuga ku biremwa by'ahantu ho mu ijuru, inyenyeri mu yandi magambo. Icyo ni cyo iri jambo risobanura muri Yesaya umutwe wa 34, aho Petero yifashishije. Ubwo rero uyu murongo ni ikigereranyo cy'ijuru, mu mvugo itomoye, bizakurwaho imbere y'Imana ireba byose. Niyo mpamvu rero Petero avuga ko umunsi w'Umwami uzatuma isi n'ibikorwa byayo byose bishyirwa ahagaragara. Intego nyamukuru y'ubutabera bw'Imana bukaze si yo gukuraho ibifatika by'isanzure, ahubwo ni ugushyira ku mugaragaro ububi n'akarengane no kubikuraho, kugira ngo habeho ijuru n'isi bizaba byuzuyemo gukiranuka, kandi byuzuye urukundo rw'Imana n'abantu bazi kandi bakunda Imana kandi bakunda bagenzi babo nk'uko bikunda. Petero asoza avuga ko ibyo ari byo byiringiro nyakuri bya Gikristo Yesu n'intumwa ze bagiye batangaza, ndetse na Pawulo, ubu inyandiko ze zishobora kugoreka iyo uzikuye mu murongo wazo w'umwimerere. Nyamara intumwa zose zihuje imyumvire. Nuko Petero asoza ijambo rye rya nyuma abwira itorero. Gusa imvugo y'urwandiko rwa kabiri rwa Petero yumvikana nk'aho iremereye pe, ariko ishyaka rye rituruka ku byo yemera bishimangiye ko Imana ikunda iyi si kandi ko yiyemeje kuyikiza binyuze kuri Yesu. Nuko rero bivuze ko urukundo rw'Imana rugomba guhangana n'icyaha n'akarengane byangiza isi yayikunda, kandi mu gihe cyagenwe n'Imana izabikora, ituma hazaza hashya habaho kubw'abantu no kubw'isanzure ubwaryo. Bityo urwa kabiri rwa Petero rufite iyerekwa ryagutse ry'ibyiringiro bireba kure kubw'isi yose, kandi rudusaba gusuzuma imibereho yacu ya buri munsi. Ibyo bikaba ari byo bivugwa mu rwandiko rwa kabiri rwa Petero.